Haleluya. Bene data bakundwa, abagize Epr Kanombe n'inshuti zayo aho muri hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo, turabakiriye kandi tubahaye ikaze muri iri teraniro ryo kuwa 18 Nyakanga mwaka wa 2021. Turashimira Imana ko iduhaye amahirwe y'iri teraniro ry'umugisha, iteraniro tuzakumviramo ubutumwa bwiza mu ndirimbo ndetse n'ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana, tuza kugezwaho na Pasiteri Emmanuel Kwizera, umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda, akaba akorera umurimo muri paruwasi ya Bibungo. Dufite umugisha kandi uko muri iri teraniro Sylvie afatanyije n'abashumba Pasiteri Angelique na Christophe aribo baza kuyobora iri teraniro. Mwebwe mwese rero tubahaye ikaze muri ryo kandi turabifuriza kunezezwa n'ibyiza Imana yaduteguriye. Nagira ngo mbararike dutangire iri teraniro turirimbana indirimbo ya 47 mu ndirimbo z'agakiza. Nigihe gito gifite umuruho, nigihe gito nkazabona Yesu, nibwo nzabana ndukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu mahoro ye, ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izanagura amarira, izabana umubabaro. Imana izanagura amarira, izabana umubabaro wose. Bene data bakundwa, mwakire kandi mwishimire ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu no ku Mwuka Wera. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugeze mu mwanya mwiza tugiye gusenga Imana, tuyirarikira kubana natwe muri iri teraniro ry'uyu munsi. Dusenga Imana. Uhoraho umwami Imana yacu, turagushimye cyane ko udukunda, turagushimira amahirwe akomeye nk'aya uduhaye yo kuba muri iri teraniro turi mu miryango yacu. Mwami mwiza, turakuraritse kugira ngo utugirire neza, Umwuka Wera abane natwe. Dusengeye ubutumwa bwiza turi bwumve mu ndirimbo, turagushimira ko uyu munsi wadutumyeho umwana wawe kugira ngo atugezeho icyo utwifuzaho. Turamusengeye uri butugezeho ijambo ryawe kugira ngo Mwami Imana yacu, ijambo ryawe rikomeze kumumurikira kandi Umwuka Wera akomeze kumuganiriza kugira ngo Mwami Imana atugezeho icyo wifuza. Uhe umugisha abayoboye iteraniro, uhe umugisha abarikurikiye n'abazarikurikira, mu izina rya Yesu Kristo. Twungukire imbere yawe, tugirire umugisha imbere yawe, tunezererwe imbere yawe Mana, kandi dufashwe nawe muri iri teraniro, mu izina rya Yesu Kristo no dusenze twizeye. Amen. Reka dufatanye gusingiza izina ry'Imana twifashishije Zaburi 125. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose.
kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirira abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiriza mu nzira zabo zigoramye, Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisirayeli. Bene data, reka twumvire hamwe icyo Imana idutegeka kuri uyu munsi. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo mu gice cyawo cya 6, duhereye ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18. Twumve itegeko ry'Imana. Kandi nimwirize ubusa, ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko birije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko weho niwirize ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wirije ubusa, keretse so uri ahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Nyagasani Mana, uduhe imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Bakundwa, dufatanye gusenga Imana, twihana tuyisaba kutubabarira ibyaha nyuma yo kumva itegeko ryayo bamaze kudusomera mu ijambo ry'Imana. Imana Data wa twese, Imana y'imbabazi n'urukundo, turi imbere y'ubwiza bwawe twese, abakurikiranye iri teraniro n'abazarikurikirana mu yindi minsi. Tuje imbere y'ubwiza bwawe rero tugusaba Mwami Imana yacu kutubabarira ibyaha, aho Mwami Yesu twanyuranyije n'ubushake bwawe, aho twafashe igihe cyo gusenga ariko nyamara tukabikora nko kwihimbaza. Iteraniro Data wa twese mwiza waduhaye muri iki cyumweru, ukaduhaho iri jambo, duciye bugufi tugusaba kutweza. Turakwinginga gutweze Mwami Imana yacu, twejeshe amaraso wavuye i Golgotha, amaraso Mwami wacu Yesu Kristo abasha kudukuraho icyaha n'igisa nacyo. Utubabarire ibyaha n'ibicumuro, ubabarire Mwami Yesu Kristo twebwe twese abari muri iri teraniro, kandi ubabarire Nyagasani inshuti zacu, abavandimwe bacu, ababyeyi bacu, igihugu cyacu, ubabarire abatuye isi, kuko twese twaremwe mu ishusho yawe. Tuje imbere y'ubwiza bwawe Nyagasani, tugusaba kugira ngo imbabazi zawe nabo zibagereho. Tugirire neza, kandi Mwami Yesu, ijambo ryawe ritubwira neza ko iyo Mwami Imana yacu twihannye ibyaha byacu tukiyemeza no kubireka, utugirire imbabazi. Ariko kandi n'ijambo ryawe ritubwira ko nubwo ibyaha byacu byatukura tukutukutuku, ubasha kubyeza Mwami Imana yacu ukatweza, tugahinduka Data Uwiteka Imana yacu nka sherege. Turakwinginze rero kugira ngo tweze, kandi turakwinginze ngo Mwami imbabazi zawe uziduhereye ubuntu Data Uwiteka Imana yacu, zikomeze kuba kuri twebwe, kandi ntituzihererwe kuzipfusha ubusa, ahubwo igihe cyose duharanire gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka. Komeza kubana natwe mu izina ryiza rya Yesu dusenze twizeye imbabazi zawe. Amen. Mukiza, numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Bene Data bakundwa, dutekereze kandi twakira imbabazi z'Imana. Iyo twicujije ibyaha tukiyemeza kubizinukwa, Imana yacu tugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Kubera urukundo Imana yacu dufitiye, idukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ngo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza,
amaraso wavuye anyoza ntunganye. Bavandimwe, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, kugira ngo dufatanye kandi mbere y'uko twinjira muri uwo mwanya wo gusomerwa ibice no kumva ijambo ry'Imana, dusenge hanyuma bakurikizeho kudusomera ibyanditswe byera. Mwami Imana yacu, Imana y'urukundo n'imbabazi, Imana y'amahoro, Ise w'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo Data Uwiteka Imana yacu tube muri iri teraniro, kandi turagushimira ko utateranyirije abana bawe ubusa, ahubwo Mwami Imana yacu wateguriye amafunguro mu buryo butandukanye atunga ubugingo. Uyu mwanya mwiza rero tugiye kubana nawe uvugana natwe ukoresheje umukozi wawe, turakwinginze kugira ngo Mwami Yesu uyu mwanya utubere uw'umugisha, kandi ijambo ryawe Mwami Imana yacu rirera rirakiranuka. Niyo mpamvu dusengeye uwo wadutumyeho kugira ngo uhagararane nawe, uvugire muri we turumva, kandi natwe ukore ku mitima yacu kugira ngo tubashe kumva kandi twumvire. Uyu mwanya mwiza Mwami Imana yacu turabizi Satani arawurwanya, ariko turakwinginze kugira ngo buri muryango wose uko uteranye ube mu ruhande rwawo, ukomeze kubagirira neza, kandi iri jambo Mwami Yesu ritubere impamba n'urwego dukomeza muri uru rugendo, kugira ngo Mwami Imana yacu tudacogora. Urakoze kuko uri Imana idukunda, ngwino ubane natwe kandi tugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, mu gice cyaho cya 9 duhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 41. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atabasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Siloamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni jye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Siloamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Wari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira, ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana, kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramufata, baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati, ni umuhanuzi. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati, uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki?
ababyeyi be baramusubiza bati tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru, arivugira. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo ni uko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze guhuza inama y'uko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, ni uko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka, baramubwira bati ni we mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati iri ni ishyano, ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo ari we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Uwo muntu iyaba atava ku Mana, uwo muntu iyaba atavuye ku Mana, ntacyo yabashije gukora. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha? Bamusunikira hanze. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizeye Umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati databuja, ninde nkamwizera? Yesu aramubwira ati wamubonye, kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati databuja, ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka, ngo abatabona barebe, n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo, baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dukomeze gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 26, umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 18. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 26, umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 18. No mu masinagogi yose nabahanaga kenshi nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira, nicyo cyanteraga kubarenganiriza no mu midugudu y'abanyamahanga. Ngikora ibyo njye i Damasiko, mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru. Nkigenda ku manywa y'ihangu, mwami mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba, unsangana nabo tugendana. Twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu Ruheburayo riti Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza nti urinde mwami? Umwami aransubiza ati ndi Yesu uwo urenganya. Ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye,
n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngo ukize ab'ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso, nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahereko bababarirwe ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Twakire neza ijambo ry'Imana. Bene data bakristo, ndanezerewe cyane kuri uyu munsi, umunsi mwiza w'icyumweru Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri ubu buryo bwa online. Ndabakiriye mwese abakristo ba Epr Kanombe, abari kunkurikirana muri uyu mwanya, abazankurikirana hanyuma, abari muri iki gihugu, abari hanze yacyo, mwese muhawe ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Badusomeye ibice bakoze, ndagira ngo dufate umwanya utari muremure tuganire kuri aya magambo, dufite intego ivuga ngo guhura na Yesu bihindura ubuzima. Guhura na Yesu bikura abantu mu byaha, guhura na Yesu bikura abantu mu bwoba, guhura na Yesu biha abantu icyerekezo gishya. Nari impumyi none ndabona. Ubu ni bumwe mu buhamya bw'umuntu wahuye na Yesu mu gihe yari afite ikibazo cy'ubuhumyi. Ni mu gihe Yesu yari arimo aganira n'abayuda, arimo ababwira ko kugira ngo babe abigishwa be nyakuri, icya mbere ni ukuba bafite ijambo ry'Imana muri bo ribayoboye. Ariko ngo akigenda ari kumwe n'ababigishwa be, ngo bageze imbere gatoya ngo bahura n'umuntu wavutse ari impumyi. Bakimubona abigishwa be bahita babaza ikibazo, baramubaza ati mwigishwa, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be? Ngira ngo akenshi muri kamere y'abantu, akenshi iyo tubonye umuntu ufite ikibazo, ntago dutekereza uburyo twamufasha kugisohokamo, ahubwo akenshi na kenshi duhita dutangira guca urubanza, tugatangira kwibaza impamvu zabimuteye, impamvu ari muri kiriya kibazo, aho kugira ngo tumugirire impuhwe. Bahita rero bamubaza iki kibazo gikomeye, baramubaza ngo mbese n'uyu wakoze icyaha? Ese ni ababyeyi be kugira ngo avuke ari impumyi? Ariko Yesu arabasubiza arababwira ati ntago ari uyu wakoze icyaha cyangwa se ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Bavandimwe, ntago ibibazo byose biba bigamije kutugirira nabi. Hari n'ibibazo bitugeraho kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire hagati muri twebwe. Imirimo y'Imana igaragare ku bw'ibibazo twahuye nabyo tukabisohokamo tunesheje. Muri iki gihe cya coronavirus uzasanga abantu benshi batinda ku kibazo cyo kwibaza ngo mbese coronavirus ni igihano cy'Imana? Ese kubera iki cyorezo aho si ibyaha abantu bakoze? Ariko ndagira ngo mbabwire ko rimwe na rimwe hari n'igihe bitugeraho kugira ngo tubashe gusobanukirwa imirimo y'Imana, tubashe kumenya gukora kw'Imana. Yesu rero ahita abwira ababigishwa, arababwira ngo ntago ari icyaha cy'uyu muntu cyangwa se icy'ababyeyi, ahubwo yavutse ari impumyi kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Bavandimwe,
hari ibibazo byinshi abantu bafite muri iki gihe cya none bitatuma Imana ihabwa icyubahiro. Nshaka kugereranya n'ubumuga. Uyu yavutse ari impumyi, niko yavutse atabona, arabivukana. Ariko na n'uyu munsi wa none mu itorero ry'Imana uzasangamo abantu bafite ubumuga mu buryo bw'umwuka, ariko ubwo bumuga budashobora guhesha Imana icyubahiro. Rimwe na rimwe uzasanga abantu turi mu itorero ariko dufite ubumuga bw'ibyaha tugendana nabwo, dufite ubumuga bwo kudakora umurimo w'Imana uko bikwiriye, dufite ubumuga bw'inzangano, dufite ubumuga bw'ishyari. Ibyo ntabwo bishobora gutuma imirimo y'Imana igaragarira muri twe. Ariko iyo umuntu yavukanye ubumuga ariko Imana yamugize, rimwe na rimwe Imana hari igihe ibigira ngo igaragaze gukomera kwayo. Ikibazo dufite rero uyu munsi wa none ni uko Imana iturema neza nta bumuga dufite, ariko twamara kugera muri iyi si ugasanga turi kugendana ubumuga ubwacu twishyiriyeho, ubumuga bw'amashyari, ubumuga bwo kwangana. Ibyo ntago bishobora gutuma Imana ihabwa icyubahiro. Yesu rero amaze kugaragaza ko ikibazo uyu muntu afite atari icyaha yakoze, ahubwo ari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we, yahise akomeza avuga ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, dore burije aho umuntu atagishobora gukora. Bavandimwe, Yesu avuga iri jambo yagira ngo yereke aba bigishwa icyo bahamagariwe. Icyo bahamagariwe ni ugukora umurimo w'Imana hakiri ku manywa. Ntago ari uguca imanza, ntago ari ukureba icyateye ikibazo, ahubwo bakwiye gutekereza uburyo ki babona ibisubizo by'ibibazo bihari. Aravuga ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Aya manywa yavugaga ni igihe yavugaga azamara mu isi, kuko yari akizi agisobanukiwe, kuko yari azi neza ko azapfa. Aravuga ngo rero nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, kuko dore burije aho umuntu atakibasha gukora. Haleluya. Aravuga ngo hari igihe kigiye kugera nkakurwa muri ubu buzima, nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Haleluya. Bavandimwe, amanywa dufite ni iminsi, ni ubuzima twahawe n'Imana. Niyo manywa yacu, nicyo gihe cyiza cyo gukora. Igihe dufite tukwiye kugikoresha neza, tugakora imirimo ihesha Imana icyubahiro. Nibyo Yesu yabwiraga ababigishwa, bakababwira icyatumye uyu muntu avuka ari impumyi ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we, abereka ko agiye kumukiza kugira ngo abantu bamenye ko Imana ikora. Aravuga ngo ni igihe cyanjye cyo gukora, igihe nkiri muri iyi si ni igihe cyo gukora. Abereka ko hari igihe azayivamo aho umuntu atazaba akibasha gukora iyo umuntu amaze kugera mu rupfu. Niryo joro niko kwira yavugaga iby'urupfu rwe. Bavandimwe rero, turi hano mu isi biradukwiye ko dutekereza hakiri ku manywa, tugifite ubuzima, Imana ikiturinze, tugatekereza ibyo gukora kandi bihesha Imana icyubahiro. Ageze hepfo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Haleluya. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Bavandimwe, igitangaje si uko turi ku isi, ntabwo ari cyo gitangaza, kuko umuntu wese agera ku isi mu buryo atazi, mu bushake bw'Imana.
ndetse n'igitangaje si uko ukiri ku isi abandi barapfuye. Ntabwo ari igitangaza, kuko ibyo ni nta mbaraga wabishyizemo, nta bushake wabishyizemo, ariko igitangaje ni icyo uri kuyikoramo. Yesu rero we asobanukiwe icyatumye ari mu isi. Aravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, nkiri mu isi naje guhumura abatabona, nkiri mu isi naje kugirira neza abafite ibibazo. Mwene data ukiri mu isi, wowe urinde? Ese urayikoramo iki? Yesu ubwe aravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Niko yabwiye abigishwa be, kuko yari ari muri misiyo, yari azi icyamuzanye. Uyu munsi wa none rero Imana ikiturinze, ikiduhaye ubuzima, ikiturinze iki cyorezo cya COVID-19, turakwiye gutekereza, mbese ukiri mu isi wowe urinde? Mbese ukiri mu isi uri gukora iki? Yesu aravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, nkiri mu isi naje gukura abantu mu byaha, nkiri mu isi naje kugirira neza abarushye, abaremerewe. Bavandimwe ba Kristo, ngira ngo niyo misiyo dufite nk'abakristo, nizo nshingano dufite. Mbese tukiri mu isi, Imana ikidutije ubuzima, mbese urinde? Uri umucyo w'isi? Mbese uri kumurikira abantu? Mbese uri gukora ibituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro? Ni umwanya mwiza wo kugira ngo twongere twitekerezeho, koko nimba twarahuye na Yesu, twarabaye abakristo, tugatekereza nimba twarageze ku kigero cyo guhinduka mu buzima bwacu, kandi tugakora ibishimwa n'Imana. Yesu arangije ngo ahita yegera wa muntu wavutse ari impumyi, ngo arangije atoba akondo, acira amacandwe, atoba akondo, arangije amushyira ku maso, arangije aramubwira ngo nagende ajye kwiyuhagira muri Silowamu, bisobanurwa ngo yaratumwe. Naje gutekereza kuri iki gikorwa Yesu yakoze cyo gutoba akondo akagashyira kuri wa muntu wavutse ari impumi. Nibaza impamvu yashyizeho icyondo. Ubwabyo yari ahumye, ariko amushyizeho icyondo, ndatekereza ko icyondo iyo kigeze ku mubiri gituma umubiri ukanyarara, ukumva neza ko hari ikintu kikuriho. Yesu rero yamushyizeho kariya kondo kugira ngo abashe kumva ikibazo afite cyo kutabona, abashe kucyumva neza, yumve uburemere bwacyo. Arangije aramubwira ngo kandi najye muri Silowamu, narangiza yiyuhagire abone guhumuka. Bavandimwe, ntago Yesu ashobora kugukiza ubumuga utarumva uburemere bwabwo, utarabwumva. Ntago bishoboka. Yesu ajya kugukiza ari uko wabanje kumva ikikuremereye. Ariko aranamubwira ngo nagende, aramutegeka ngo nagende, narangiza yiyuhagire. Amaze kubikora agaruka ahumutse. Bavandimwe, dufite ikibazo yuko hari abantu benshi bahuye na Yesu ariko ntibabashe gukira ubumuga bafite, kubera ko yarababwiye ngo nibagere i Silowamu, bisobanurwa ngo yaratumye. Mu yandi magambo yabwiye uriya muntu wavukanye buriya bumuga ngo nagende amujyeho, kuko Silowamu iravuga ngo yaratumwe, yaramwiyoherejeho. Yesu rero yahuye n'abantu arababwira gende, ariko banga kugenda. Bahuye na Yesu, bumvishe ijambo rye, ariko ababwiye kujya i Silowamu banga kujyayo. Ababwiye kujya kwihana banga kwihana.
ababwiye gufata umwanya wo gusenga ntibabikora. Nicyo kibazo uzasanga abakristo tubaho mu buzima, twarahuye na Yesu, twaramubonye, ariko ubuzima bwacu ntibuhinduke. Ntekereza ko hari n'ikindi cyatumye amubwira ngo ajye hariya i Silowamu, kwari ukugira ngo amusuzume. Hari ku munsi w'isabato, ubundi ntabwo byari byemewe ku munsi w'isabato kugira ikintu umuntu akora. Ngira ngo n'iriya mpumyi nubwo itari ibizi, ngira ngo yari ifite amakuru y'uko ku isabato ibyo ari byo byose hari abayirandataga, hari abavuganaga nayo, yari ibizi neza ko ari ku munsi w'isabato. Yesu rero yarayitegetse ngo igende ijye muri Silowamu kugira ngo Yesu arebe neza ko amwumvira, kuko hari impamvu nyinshi zari gutuma iriya mpumyi itajyayo. Kuko ku isabato byari bizwi ko ugize ikintu ukora abafarisayo n'abayuda bakugirira nabi. Yesu rero yagira ngo atesitinge neza, arebe ko iyi mpumyi koko imwumvira, imucira bugufi. Ariko Yesu ayibwiye, iragenda irenga ku mihango y'idini, irenga ku muco wari uhari, irangije iragenda ijya muri Silowamu, iriyuhagira, igaruka yakize. Bavandimwe, na n'uyu munsi wa none impamvu abantu bakigendana ubumuga bw'ibyaha mu itorero, abantu bagihumye mu buryo bw'umwuka, nuko hari abagihagaze ku mihango y'idini. Bahuye na Yesu arababwira ngo bagende, ariko ntibagenda. Bahuye nawe arababwira ngo nibajye i Silowamu biyuhagire, ntibiyuhagira. Na n'uyu munsi baracyari mu mwijima w'ibyaha, na n'uyu munsi ntibabona, na n'uyu munsi bafite ingaruka z'ibyaha. Ubundi kugira ubumuga bw'ubuhumyi ni ikintu gikomeye. Ntabwo ushobora kumva, urumva ariko umuntu akakubwira ibyiza, ushobora kubyumva ariko ntumenya ubikubwiye. Umuntu ukubwiye nabi urabyumva ariko ntushobora kumumenya. Yewe nta nubwo ushobora gutandukanya ibihe. Rimwe na rimwe ufite iki kibazo ashobora kunyagirwa n'imvura, kuko atigeze abasha kubona ko ikirere cyahindutse kugira ngo ajye kugama. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe n'iyo agenda arasitara, iyo adafite umuntu umuri hafi. Ni ukuvuga ngo aba ari muri situwasiyo ikomeye. Uyu muntu rero yagize umugisha udasanzwe wo guhura na Yesu, kandi Yesu amubwiye aramwumvira. Nahoze nibaza ukuntu Yesu yamutegetse ngo ajye i Silowamu. Bibiliya nta hantu igaragaza ko hari umuntu wigeze umurandata ngo amugeze i Silowamu, ntaho Bibiliya ibigaragaza. Iki ni igitangaza gikomeye kigaragaza ko iyo Yesu ategetse, haleluya, ijambo rye rirarema, ijambo rye rituma tugenda, ijambo rye rituma tubaho, haleluya, ijambo rye rituma tugera kuri we. Ni ikibazo gikomeye ko na n'uyu munsi ijambo ry'Imana ridafite umwanya muri bamwe mu bakristo. Twahuye na Yesu ariko turacyari mu mwijima, turacyayoborwa na Satani, turacyarandatwa. Satani aratujyana aho yishakiye. Uzabona abantu benshi bagenda bagwa mu muhanda kubera ko bari mu mwijima, ntibabona, bararandaswe na Satani. Yesu yarababwiye kujya i Silowamu, banze kujyayo. Uzabona abantu benshi barandaswe na Satani, bari gupfira mu byaha. Ariko nagira ngo mbabwire ko iyo wahuye na Yesu by'ukuri,
ukamwakira, ubuzima burahinduka, imibereho irahinduka. Iyo wahuye na Yesu, imibereho irahinduka, ukakira ubuzima bushyashya. Ntago imihango y'idini ishobora gutuma umuntu ahinduka. Igituma umuntu ahinduka ni ukwemera kwizera Imana, ndetse ukemera no gukora ibyo igushakaho. Ngira ngo nicyo cyatumye uyu muntu wari ufite ikibazo abasha guhumuka. Akimara guhumuka, igitangaza kikimara gukoreka, ngo abantu, abaturanyi, ngo bahise baza ngo bamwitegereza, bibaza ibibazo byinshi. Buriya iyo Yesu Kristo yakugezeho, iyo wahuye nawe, iyo yahinduye ubuzima, abantu barabimenya, abantu baratangara. Iyo wavuye ku cyiciro wari uriho mu buryo bw'umwuka ukagera ku yindi ntera, abantu barabimenya, batangira kubazanya bati, ese uyu ni we? Abandi batarasa nawe, ariko arababwira ati ni njyewe. Barangije baramubaza ngo mbese byagenze gute? Arabahamiriza, arababwira ati nahuye na wa muntu witwa Yesu, byagenze gutya na gutya, yankozeho anshira kondo ku maso, arambwira ngo ninjye muri Silowamu nihanagure, ubundi ndahumuka. Baramubaza ngo mbese uwo wagukijije ari he? Arababwira ngo ntago mbizi. Bibacanze baravuga ngo reka tujye kubaza abafarisayo, abayobozi b'idini. Ibi bintu ndabona bituyobeye, ukuntu umuntu avuka ari impumyi yarangiza akabona. Nibo babonaga nk'icyitegererezo mu byo kwizera, abantu basobanukiwe. Ariko bamugejejeyo nabo ngo byarabayobeye, birabayobera. Uyu munsi wa none hari abakristo umuntu yajya gushakaho ibisobanuro ntibabashe kubitanga, kuko ntago bigeze bahura na Yesu ngo abahindure babone icyo bafashisha abandi. Aba bafarisayo bari bakibereye mu mihango y'idini, batumva ko Yesu Kristo yaje, wa wundi ukiza abantu ibyaha, wa wundi ukiza abantu imibiri, yaje ari gukora imirimo n'ibitangaza. Ahubwo bari mu mihango y'isabato, nayo basobanura mu buryo bupfuye. Aba bantu babegereye kugira ngo babasobanurire, bababwire ibya Yesu ukiza abantu ibyaha, birabacanga. Iyo utarahura na Yesu ngo aguhindure, agukure muri cya cyiciro wari urimo mu buryo bw'umwuka, nta kintu wabwira abantu ku byerekeye Yesu. Ibya Yesu nawe biba byarakubereye urujijo. Ntabwo ushobora kuzuza misiyo ya Yesu yo kuba umucyo, wo kumurikira abandi, wo gufasha abandi mu kuva mu byaha. Abafarisayo bibananiye, baravuga bati ariko wajya kubaza ababyeyi be, ahari nibo baduha ibisobanuro. Ababyeyi nabo bababajije ati uyu mwana wanyu koko yavutse ari impumyi? Baravuga ati rwose yavutse ari impumyi, ariko uyu munsi turabona areba, ariko uwamukijije natwe ntitumuzi. Natwe uwamukijije ntago tubisobanukiwe. Ariko Bibiliya yambwiye ngo impamvu babivuze, ngo bari batinye abayuda n'abafarisayo kugira ngo batabagirira nabi, kuko iyo wahamyaga ibya Yesu wacibwaga mu isinagogi. Baravuga ngo nawe ni umugabo, nawe nabyivugire. Bavandimwe, hari ikibazo gikomeye cy'uko abantu bahoze bakomeje kuba mu buhumyi bw'ibyaha kubera ubwoba. Abantu bakomeje gukora ibyaha, abantu bananiwe guhamya kubera ibyaha. Umuntu aravuga ngo sinkora iki kintu cyiza batanyirukana mu kazi,
simvugisha ukuri, ntabura amaronko, sinkora gutya, yewe ndemera nkora iki cyaha, ndemera nsambane kugira ngo ntava mu kazi. Umuntu akananirwa guhamya kubera ubwoba bw'imibereho. Ababyeyi bananirwa guhamya kubera gutinya abafarisayo. Nabo bibayobeye, barongera bahamagara wa muntu wahuye na Yesu. Haleluya. Ariko kubera ko yahuye na Yesu, arabahamiriza, arababwira ati nahuye nawe kandi yampumuye. Abibabwiza ukuri. Baramubaza ngo mbese uwo muntu waguhumuye utekereza ko ari nde? Aravuga ngo ni umuhanuzi. Abafarisayo baravuga ngo uwo ni umunyabyaha, kwanza icyambere ibyo yakoze yabikoze ku isabato. Ibyo biramuhamiriza ko ari umunyabyaha kandi ntashobora gukora ibyo bitangaza. Ariko uyu muntu arababwira ngo icyo nzi nuko njyewe nari uyu munsi nkaba ndeba. Haleluya. Umukristo wamaze guhura na Yesu aba agomba kugera ku kigero cyo guhamya. Akavuga ngo nari ndi kuri iki kigero, none dore aho ngeze kubera Yesu. Haleluya. None dore aho ngeze, agashima Imana. Bakomeza kumubaza, arangije arababwira ngo ariko igihe mwahereye mumbaza ibibazo ko nabasobanuriye uwampumuye uwo ari we, mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Ese atangira kubabwiriza, atangira kubahamagarira kuba abigishwa, ariko bamureba nabi, batangira kumureba iteka, batangira kuvuga ko afite ibyaha, banangira imitima, batangira kumubwira nabi. Bibiliya yavuze ko bageze naho bamutuka. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, agakiza twakabonye ku buntu, ariko guhamya birasaba igishoro, birasaba imbaraga. Agakiza tukabona ku buntu, tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko kugira ngo duhaye ibyako gakiza birasaba kwitanga, birasaba kwigomwa, birasaba kwemera ikiguzi bidusaba. Aravuga ngo ntago nyobewe abavuga Yesu ko ari umwami n'umukiza bacibwa mu isinagogi, ariko uyu muntu arabihamya. Uyu munsi wa none rero itorero rifite ikibazo cy'abantu badahamya, bagatinya ingaruka zo guhamya. Ariko za kumenya ko uyu muntu bamushyize hanze. Haleluya. Arangiza ajya kumushaka. Imana ishimwe ko ijya ku bantu bahagarara ku ijambo ry'Imana, bahagarara kuri misiyo ye, bakemera no kuyirenganyirizwa. Yesu aravuga ngo reka njye kumureba. Haleluya. Ntago bikwiye kudutera ubwoba kuko turi muri misiyo ya Yesu. Ntago bikwiye kudutera ubwoba uko ibihe byaba bimeze kose, kuko abari mu ijambo rye, abahagaze mu butware bwe bakamuhamya, ntazabura kubarwanirira. Abafarisayo baramubwira ngo kwanza twebwe, wowe uri umwigishwa wa Yesu, twebwe turabigishwa ba Mose. Ni ikintu gikomeye abantu bahagarariye idini, abantu basobanukiwe, abantu basoma ibyanditswe byera, basomye isezerano rya kera, barisobanukiwe, bumvisha iby'abahanuzi bahanuye ko hazaza Mesiya, na n'uyu munsi ntago baremera ko Yesu yaje. Baracyahagaze kuri Mose. Ati wowe bumwigishwa wa Yesu, ariko twebwe turacyakurikiye Mose, turacyari mu bya Mose. Nukuvuga ngo baracyari mu bya kera, ntago bamenye ko isezerano rishya ryageze. Na n'uyu munsi hari abakristo bakiri mu bya kera, hari abigishwa
uyu munsi wa none itorero rifite, hari abantu b'abakristo bameze nk'aho ari abigishwa b'idini. Baba mu idini kubera ko bashakamo icyubahiro, kubera ko hari ibyo bategerejemo. Na n'uyu munsi nubabwira ibya Yesu muzabipfa. Na n'uyu munsi nubabwira ibyo kwihana muzabipfa, kuko ntabigishwa ba Mose, ntabigishwa b'itorero. Mwigishwa w'idini uri mu mihango gusa nk'aba bafarisayo, cyangwa se uri mu itorero ufite umuntu ukurikiyeyo, ufite inyungu runaka ushaka. Ariko uyu muntu amaze guhura na Yesu arabahamiriza, barangije ngo bamusunikira hanze, bamukura mu isinagogi. Muvandimwe, birashoboka yuko wowe turi kumwe, turi gusangira ijambo ry'Imana, hari ibintu byinshi biri kugusunika kubera kuvuga ubutumwa bwiza, kubera kuvugisha ukuri. Hari intambara nyinshi uri kurwana nazo. Uyu munsi wa none ndakubwira ngo komera, komera muri misiyo ya Yesu. Yesu ntazabura kurengera intore ze zimuhagarariye mu bwami bwe. Yesu ngo araza, arangije azamusanga, arangije aramubwira ngo mbese urashaka kwizera umwana w'Imana? Mbese urashaka kwizera Yesu Kristo? Arangije aravuga ngo ninde ngo mwizere? Arangije aramubwira ngo ni njyewe tuvugana. Arangije aca bugufi, arangije aramwizera. Bavandimwe, ngira ngo guhura na Yesu byatumye uyu muntu ahumuka, byatumye abona mu buryo bw'umubiri, ariko kandi yakira n'agakiza. Guhura na Yesu bavandimwe byagombye kutubera umwanya wo guhinduka, tugahindura ubuzima. Ubumuga dufite mu buryo bw'umwuka bugakurwaho, ariko ntibishoboka tutaragera Isilowamu kugira ngo twiyuhagire. Igice cy'ijambo ry'Imana twasomye mu byakozwe n'intumwa, ibice 26 umurongo wa 11 kugeza wa 18, biratubwira inkuru za Paulo igihe yari ari kwiregura kuri Agiripa, bamuregera kubwiriza ubutumwa bwiza. Paulo aho twahereye aratanga ubuhamya bw'ibyo yakoraga, ngo yabaga mu isinagogi akubita abantu, yangiza abantu bavuga ibya Yesu. Na n'uyu munsi mu itorero hari abantu barimo batari muri misiyo ya Yesu, bari mu isinagogi, bari mu nsengero, ariko barwanya umurimo w'Imana. Paulo nawe rero niko yari ameze, agirira nabi, arenganya abantu, afunga abantu, abona abantu bicwa kubera ubutumwa bwiza, ntagire icyo abikoraho. Na n'uyu munsi hari abakristo batazavugisha ukuri, bakabona abantu barengana, abantu bagirirwa nabi, ariko bagaceceka, bakagendera muri ubwo buhumyi, bakagira ubwoba, ntibahagarare ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Paulo rero niko yari ameze, ngo ariko rimwe aza kubonekerwa n'umucyo w'Imana, uramusanga, uramubwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Arangije arabaza ngo mwami, urinde ndenganya, urinde? Yesu aramubwira ati ni njyewe urenganya. Ibyo ukora birangiza umurimo wanjye, ibyo ukora birangiza umurimo wanjye nashoyemo ikiguzi kinini cy'amaraso. Ibyo ukora biri kwangiza ubutunzi n'imbuto nabibye mu bantu. Arangije ngo Sawuli yikubita hasi, ariko Yesu aramubwira ngo ngaho haguruka. Aramubwira ngo igitumye nkubonekera ni ukugira ngo ube umukozi wanjye. Haleluya! Igitumye nkubonekera ni ukugira ngo ube umukozi wanjye, ube umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo uzabona. Haleluya! Kugira ngo ukize
abo ubwoko bwawe ndetse n'abanyamahanga ari bo ndimo kugutumaho. Ngira ngo iyi niyo misiyo itorero dufite, niyo misiyo abakristo dufite uyu munsi wa none, kuba abakozi b'Imana, kuba abagabo bo guhamya ibya Yesu twumvise, kuba abakozi b'Imana mu miryango yacu, mu ngo zacu, kuba ab'umugisha ku bantu bataramenya iby'agakiza ka Yesu Kristo. Arangije arakomeza avuga amagambo akomeye ku murongo wa 18 ariyo nshaka gusorezaho. Aravuga ngo kandi ngo ni ukugira ngo ubahumure amaso, bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo. Ngiyi misiyo turi guhamagarirwa, ngo ubu butumwa Yesu yaduhaye, gukura abantu mu mwijima bakava mu byaha bakabona umucyo, ngo kandi ubakure kwa Satani ubashyire ku Mana. Haleluya. Mbese iyi misiyo uyu munsi wa none uri kuyikora gute? Mbese uri gukura abantu kwa Satani ubageza ku Mana, cyangwa uri kubasunikira kwa Satani? Ubakure kwa Satani ubageze ku Mana, ubakure mu butware bwa Satani, ubakure mu byaha, kugira ngo bahabwe umurage w'abantu berejwe gukorera Imana. Bavandimwe, umunsi wa none ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye nuko guhura na Yesu kwacu byakagombye kuba bidushyize ku kindi kigero, turebamo ibintu dukoramo umurimo w'Imana. Ubumuga twakagombye kuba dufite kubera guhura na Yesu bwakagombye kuba bwarakuweho, ariko uyu munsi wa none haracyari ikibazo, kuko mu itorero ry'Imana abantu bafite ubumuga, abantu bari mu itorero batazi icyo barikoramo, abantu bari mu itorero batabasha gukora, abantu bari mu itorero bafite ubumuga bwo kutakora imirimo y'Imana. Uzumva abantu benshi bavuga ngo ese muri iki gihe cya Covid ese umuntu yatanga amaturo? Ubwo ni ubumuga abantu bafite. Ese muri iki gihe cya Covid ese abantu bakwiye gukomeza gusenga Imana no gukiranuka mu bigeragezo byinshi bihari? Ese Imana iracyari Imana? Ubwo ni ubumuga abantu bafite. Ariko ndagira ngo babwire bavandimwe, guhura na Yesu byakagombye gutuma tugera ku kindi kigero. Twagombye kuba turi umucyo w'isi, tumurikira abandi, tubakura mu byaha, kugira ngo Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimye kuko uri Imana ivugana natwe, turagushimye kuri ko uri Imana itwitaho, tugushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Wavuganye natwe kandi uracyatubwira ko guhura nawe ari amahirwe adasanzwe. Guhura nawe Mwami Imana bituma ubuzima bwacu buhinduka, bituma ubumuga dufite, ubumuga bw'ubwoba, ubumuga bwo kutizera, ubumuga bw'ibyaha bukurwaho. Ndakwinginze Nyagasani kugira ngo iri jambo uvuganye natwe uyu munsi, uvuganye n'itorero ryawe, Mwami Imana, ribe ijambo ryo kongera kubahindura, kubakura mu mitekerereze itari myiza, kubakura muri kamere y'icyaha, ahubwo bakomeze kukubera umucyo, kandi umucyo umurikira abari mu mwijima. Reka imbaraga zawe z'Umwuka Wera zikomeze gukorana natwe, kandi zikomeze guherekeza iri jambo uhereye none ukageza ibihe bidashira. Amena. Arakoze cyane umushumba kutugezaho ubutumwa bwiza. Reka tubwakiriza indirimbo 105 mu gakiza, igitero cya mbere
n'inyikirizo yacyo. nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi, sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, nsigaye ndirimba Yesu, n'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yanyijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangezi wanjye mw'ijurama. N'igitangaza, n'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yanyijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangezi wanjye mw'ijurama. haleluya. Bene data bakundwa, hanyuma y'ijambo ry'Imana twumvise ndetse n'indirimbo twakirije ubutumwa bwiza, nagira ngo mbararike tuvugire hamwe imyizerere y'abakristo. Nizeye Imana Data twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yabajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashira. Amen. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Turasatira umusozo w'iteraniro. Turashimira Imana ko yabanye natwe muri iri teraniro. Turashimira Imana ko yashoboje umwana wayo akatugezaho ubutumwa bwiza. Imana ishimwe, kandi ishimwe no ku bwanyu. By'umwihariko ubuyobozi bwa Epr Kanombe burashimira mwebwe abagize paruwase ndetse n'inshuti zayo, uburyo mudahwema gushyigikira umurimo w'Imana, mutanga amaturo na kimwe mu icumi. Imana iha umugisha mwebwe mwese, kuko uyu muhati ntabwo ari ubusa ku mwami. Imana izabagororera. Turabasaba rero gukomeza gushyigikira umurimo w'Imana. Muri ino minsi tukaba turimo kwifashisha kode ya paruwasi nk'uko muri kuyibona kuri sikirini. Mu gihe dusatira umusozo w'iri teraniro, nagira ngo twongere turarike Pasiteri Emmanuel Kwizera aze atuyobore mu mwanya wo gusengera abandi, ndetse anatuyobore mu mwanya wo kwisabira umugisha w'Imana. Bavandimwe, reka mbasabe dufatanye gusenga Imana, dusengera ibyifuzo byacu. Dusenga Imana. Nyagasani Mwami Imana yacu, turacyakomeza kugushima no kuguhimbaza, kuko ni wowe wabanye natwe muri iri teraniro. Turagushimira ibyiza byose twariboneyemo, turagushimira ubutumwa bwatambutse mu ndirimbo, turagushimira ubutumwa twumvishe mu ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo Mwami Imana ukomeze kubana natwe kandi utugirire neza. Ijambo ryawe rikomeze kutubera inkomezi, ijambo ryawe rikomeze kubana natwe, rituyobore
kugira ngo turusheho gukora ibiguhesha icyubahiro. Ntabwo twasoza iri teraniro Mwami Imana tutakugejejeho ibyifuzo byacu. Turabizi ko uri Imana itwitaho kandi ukabana natwe mu bihe byiza ndetse no mu bihe bikomeye. Ntabwo ujya utureka, ntabwo ujya uduhana. Niyo mpamvu dusengeye muri uyu mwanya abafite ibibazo by'ubuzima, abarwayi. Mwami Imana, hari abarwaye indwara zitandukanye. Mwami Imana, bari mu miryango iwabo, hari abari mu bitaro bitandukanye. Uyu mwanya Nyagasani turabasengeye kugira ngo ubakozeho cya kiganza cyawe gikiza, babashe gukira. Turasengera abafite ibibazo by'ubushobozi bw'imibereho. Mwami Imana, ababuze ibyo kurya, ababuze ibyo kwambara, hari abadafite aho kuba. Abo bose Nyagasani barataka bagusaba kugira ngo ubagirire neza. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubacire inzira, babashe kubona ibituma imibereho yabo irushaho kugenda neza. Mwami Imana, turasengera n'abafite ibibazo by'umwuka. Mwami Imana, abari mu byaha, abari mu bwoba, abacitse intege mu murimo wawe, abo bose Nyagasani turabasengeye kugira ngo imbaraga zawe, imbaraga z'umwuka wera zibasange, zibabature. Mwami Imana, zibashyire ku kigero kandi ikigero wishimira. Turasengera igihugu cyacu kugira ngo ukomeze kukigirira neza, kandi iyo dusengeye igihugu cyacu tuba dusengeye n'imiryango yacu. Ukomeze kuturengera, ukomeze kuduha amahoro, by'umwihariko muri iki gihe gikomeye isi yugarijwe n'iki cyorezo cya COVID-19. Mwami Imana, turasengera abamaze kucyandura kugira ngo ubakize. Turasengera ababuze ababo, bafite agahinda n'intimba kugira ngo bakomeze. Kandi Nyagasani, n'abataracyandura turabashinganishije mu maraso yawe kugira ngo uburinzi bwawe bukomeye bukomeze kuba ku bantu bawe. Kandi muri ibyo byose uduhe imbaraga zo kurushaho gukurikiza amabwiriza yashyizweho kugira ngo dukomeze kurinda ubuzima bwacu. Kandi icyo dusaba gikomeye ni uko Nyagasani, mu gihe ushaka kandi ushima, wahagarika iki cyorezo, abantu bagasubira mu buzima busanzwe, ubuzima butarimo ubwoba, ubuzima butarimo icyorezo, abantu bagakomeza gushima izina ryawe. Ukomeze kutugirira neza, ukomeze kurengera itorero ryawe. Abakristo ukomeze kubaha imbaraga zo guhamya, abo wahamagaye, abashumba, abavugabutumwa, abakozi bawe mu byiciro byose. Ukomeze gutanga imbaraga kugira ngo umurimo wawe ukomeze gukorwa ndetse no muri iki gihe. Komeza kutwiyereka no kutugirira neza. Byose tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Bavandimwe, ndagira ngo twese twisabire umugisha w'Imana. Mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abera bose. Nuko rero mube maso, mwirinde ubwanyu, murinde n'itorero ry'Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Kandi Uwiteka Imana yacu ibaha umugisha. Uwiteka Imana yacu ibarinde. Uwiteka Imana yacu ibamurikishirize mu maso hayo, ibagirire neza. Uwiteka Imana yacu ibarebe neza, ibaha amahoro mwebwe ubwanyu n'abanyu bose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena. Mukomeze kugira icyumweru cyiza.